aka kantu ugiye kukubwira n'ugakora kazakugira akamaro iteka ryose kandi uzananshimira. Ikintu cya mbere ugiye kubwirwa ugomba gukora, nyamuneka ugomba kubaha umubosi wawe. Aba bosi ni abantu b'agaciro aho bari hose, bamenye ngo kabisa. Icya kabiri, ikintu ugomba gukora mu gihe uzi yuko uri mu rukundo n'umukobwa, ukaba wumva yuko gahunda ihari mugiye kuryamana, tayari ujye umenya ko urukundo rwanyu rumeze nka supatipe cyangwa bombo, ejo n'isaha ku isaha ruzarangira. Buriya niba uzi yuko uri mu rukundo ukaba wumva ushaka gukora diki, ujye umenya ko urukundo rwanyu rurimo rurayuyuka. Icya gatatu, mu gihe wumva yuko watangiye kumva ko ababyeyi bawe nta gaciro bafite, mu gihe wumva ko ababyeyi bawe nta gaciro bafite, menya ko ako kanya inzira yawe y'ubuzima bwiza irangiye, imivumo igiye gutaha kahave. Kandi ikindi kintu cya kane ugomba gukora, ari nicyo kintu wakagoye gushyira imbere, icyo kintu mpamvu nanze kugishyira ku cya mbere, kuko abantu bagishora turi bakenya. Ikintu ugomba gukora cya kane ni ikintu cyitwa isengesho. Aho uri hose, waba uri umurokore, waba uri umugaturika, waba uri umuyisilamu nkanjye, ikintu cya kane ugomba gukora, ugomba kwibuka yuko Nyagasani ari we wa mbere, niwe wakwanza. Ikintu cya gatanu, wowe ubwawe wiyubahe, ihesha agaciro, ibintu byose bizikora. Kora flow kuri rwego kuri subscribe kuri iyi channel igiye kuza, maze ubundi nkwereka abantu tujye kujya tubana buri munsi kuva kwa mbere kujya ku cyumweru. Hari akandi kantu utaroze, mbaza ngo nagaci jya unyurwa n'ukuri.